ndabazi benshi bajya mu bapfumu kandi arabavuga butumwa no kuri za YouTube urumva arabavuga butumwe ngo batwika ngo bavuga ubutumwa ariko bakajya mu bapfumu kwivuza se ariko nese Fabri ubu wakemera so kujya kwivuza hari n'igihe urabizi urabona ko hariho ibintu by'ingo zihano hanze ubwumvikane bw'ingo urabakora ama divorce ari menshi hari umugabo n'umugore babajyana akabazo urumva cyangwa se yabari mu umugore bari muri Amerika cyangwa so umugabo ari muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu ndari mu Rwanda cyangwa ari Burundi batari kumwe wenda umugabo akaba ari bize mu kazi runaka umugore sataya akamubwira ati mugabo bura yaragucize byararangiye yabonye abagore yabonye abagore wa mugore ntanasenge akatajya mu bapfumu kandi yigwa kuri YouTube ngo muvuga butumwa turabazi bajya mu bapfumu aravuga butumwa no kuri za YouTube bigwa bavuga ngo nakoze Imana bajya mu bapfumu bajya kuraguriza abagabo babo bajya kuraguriza abagore babo bana babo ibintu nk'ibi ese Fabri umuntu yakuraguriza ngo umukunde bigakunda bihuzwa n'ikizi kare murakinisha imbaraga z'umwijima bagushyiramo dayimoni imugukundisha cyane ukanamurongora nese uburongoye dayimoni muri maze ubwo ni uburyamenye cyane kuri mwese abadukunda ndetse n'abadukurikira tubashimire cyane mwese mwakoze subscribe aho muri mu nce zigiye zitandukanye nizere ko mumeze neza cyane iyo turi kumwe n'uyu muvandimwe benshi cyane bahita batekereza ko turi muri Nyagatare twagiye muri za zone zibamo abantu nangize ngo ugiye kuvuga ngo mu ntambara y'umwuka tuvuga gace k'ahantu zira zone nyine zibamo abantu bafite izindi mbaraga zitandukanye cyane ariko ndizera ko bimeze neza cyane turi kumwe na Gakuru Fabrice n'umukozi w'Imana mumaze kumenyera cyane mu buryo bugiye butandukanye koreshwa n'Imana mu buryo bukomeye cyane Fabrice uraho neza ntabwo turaho ni gake izuba Nyagatare ngo renda kubica imyaka yumye kabisa yazingamye abahinzi nyine umva ko ntabwo ari neza n'inzara ariko murasenga bize kugenda neza ako bani mushobora gusenga mukamanura imvura Bibiliya bitwemerera yaravuze ngo nindamuka neje ibyago mu isi nkateza imvura nkacinga ijuru abantu bitira izina ryanjye bagafuka magasenga nzabakiza igihugu birashoboka mu ruhande rumwe kushobora gusenga ibihe bigahinduka bitewe kandi nabwo ni byiza cyane tugiye kuganira kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye babigenda bigaragara kuri muri ibi ngibi tugenda turimo bigaragara hirya no hino mu mihanda igiye itandukanye mu nce z'isi zigiye zitandukanye Fabri wabonye ko idarapo bari manitse idarapo rya Yesu ejo bundi abantu mugiye kujya musezeranya abantu bahuje ibitsina kandi idini ryanyu rirabyemera igese ngense ya mu idini ngense ya mu itorero ryanyu rirabyemera itorero ryacu ntabwo riryemera kuko itorero ni rimwe ni irya Kristo itorero rya Kristo rirabyemera idini ryo ribyemera nta dini nge sinsengera mu idini nta dini ribaho nta dini ugira yes nsengera mu bakristo mu itorero rya Kristo ryitwa irya Kristo nyine ryitwa rya Kristo Fabrice yahakanye itorero kandi niwe wajyaga ritubwira ati itorero ryacu ubwo ndivuga bitewe na intro y'ikiganiro mu gihe uvuze ko itorero ryacu ribyemera kandi ari irya Kristo ntago ndabikwemerera nta dini kuko itorero rya Kristo ntiryemera ayo madarapo yazamuka ni byiza cyane ahubwo biriya bituma Yesu uburakari Imana bwiyongera ibyago n'amakuba bikiyongera mu isi cyangwa mu gihugu byabo mu bihugu bishatse kuvuga ko igihugu cyamutse cyemereye ubutinganyi kuba bugahabwa intebe none se ni igihugu cya Brazil ngira ibyo bintu byabaye bajya muri stade baramya satani bakora ibishushanyo bafata umuntu wambaye umwenda w'umweru uri nko mwishu ya Yesu baramukurana mu muhanda ibintu byakurikiyeho nyuma y'ibyo bintu bakoze biteye ubwoba mwuzure warabagwiririye amazara hanuka imisozi
ibyo bintu bikurira imijinya nyine kuko biriya nuguhakana Imana yego nuguhakana Imana kwitariho nugukora ibintu biri bitari bushake bw'Imana nuguhakana Imana nyine kandi biriya bituma umujinya w'Imana ucanwa ku bantu yes kuko ibyarimbuye Sodoma n'Igomora nugire ngo hari ibindi Imana yereje abagabo babiri b'abamarayika baje gutata Sodoma n'Igomora ngo barebe ko ibyo babarega ari ukuri abatinganyi ba Sodoma n'Igomora bona binjira kwa Loti bagenda babwira Loti ati sohora ibyo bigabo byinjiye iwawe turyamane nabyo tubigiresha Loti abarasohota itakinga ururuye ati ndabinginze mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo mwakora ibyo mushaka byose urumva Loti kugira ngo yemere atanga abakobwa b'amasugi abatange mu bagabo batinganye nk'abo ngabo ngo bakore ibyo bashaka byose yego no kubica byari biri mu ngo ariko bareka abagabo babo bagabo ati ntabwo dushaka abakobwa dushaka abagabo ati iki kigabo cyaje gisuhuka none kitangiye kwigira ikinyabwenge turakugira nabi ruti yo tugiye kugirira bari abagabo ikintu cyakijije abamarayika kuko ibyo abatinganye bakubise Loti baramwinjirana mu nzu ikintu cyaje gukiza abamarayika nuko nyine bari bafite izindi mbaraga batera ubuhumyi babaga babona gusohoka basura na Loti barahunga nicyo kintu cyakijije babaga yabaza ko bambaye umubiri barasambanyije mu buryo bw'ubutinganye ibyo rero bituma Imana ivuga ati noneho Loti we nimuhunga muve muri icyo gihugu ko ngiye kukirimbura ibyaha byacyo bimaze kuharega kumaze kugwira mu minsi imbere twa rero tugiye kuzarega tugiye kurega yes tugiye kurega kuko yibonye ibintu ibyaha biro birakorwa mu isi ibintu nk'ibyo abantu bitira izina ry'Imana bararega kurega rero no kwinjira mu masengesho kuko Imana yavuze ngo kurega ko abantu barega Sodoma na Gomora kumaze kuba kwinshi yari amasengesho abantu barimo kurega Sodoma na Gomora so hari ibintu ushaka kuba ari abanyamasengesho bakanyamasengesho bakarega bakabwira ati bibona ibi ngibi urabibona ibi ntabwo mbishaka turabyanze yes ibyo rero iyo kurega ko abantu barega agace runaka gusa mu Rwanda n'ubutinganyi bwazamuwe n'amabendera azamuwe bahagara ibihugu barimo u Rwanda ntabwo rujya ruvuga kuri ibyo nta nubwo birabitangazaho nibundi cyerekezo ariko bizaba mu cyerekezo bizabaho umunsi byabaye uzahita uvuga ati ndajya kubarega ndega se bandi nubu wasandi kurega se ko ari amasengesho biravuga ngo twebwe wacu ni mu ijuru gusa ubutinganyi buzanakwira mu isi hose ku buryo abana bayo bazajya bakura bumva ko kubana n'ubahuje ibitsina nta kibazo ibyo bihe bizabaho rwose ubundi amafaranga bamene muri evangelization bayaha abapasitoru akugumva ko ari abapasitoru nyine baba barapfuye nabo batangire gusezeranya abahuje ibitsina batangire gushaka ibyanditswe bibishyigikira nuko bizamenwamo amafaranga kuko nakurikiye ikiganiro cy'umutinganya ejo bundi yakoze n'imbarinde aravuga baramubaza ati kubera iki urubyiruko rwo kwishura mu butinganyi ati ni ubukene yari magambo mu butinganyi icyo jambo narikuyemo ko bishobora kuba birimo amafaranga bishobora kuba birimo amafaranga kandi koko azanabamo amafaranga azabamo bayashore mu nsengero bayashore muri minisiteri zitandukanye bitangire kwamamazwa abantu bajya basanga nta kibazo kuko ikintu kibi ibintu nka biriya bibikishwemo amafaranga abantu barabisigiriza bakabyeza bakabibatiza ugasanga bifasha indi ntera ariko nyamara ari ibintu birimbuza abantu kandi bibi ni byiza cyane mu minsi yashize ikiganiro nabonye wakoze uvuga uti wenda kugira ngo ibintu by'ubutinganyi tuze kubifiraho rimwe vuga ati abantu mwitonde abapasiteri ikiganiro nabonye umupasiteri umwe yambisha undi mpeta amubwira ko amuhanuriye urugo ubukwe ariko akuramo impeta arayimwambika kandi babikora muri saga n'ubundi y'ubutinganyi ibintu bigezweho by'ubutinganyi amakosa bakoze nabo babikoze muri saga y'amadarapo y'ubutinganyi niyo rero yabayeho ngira ngo bibanasaga nabo ubwabo bibasaga ariko ibikorwa byabo hanuzi birashoboka ariko nanone abana abapasiteri barimo kwambikana impeta ari abagabo bombi turi no muri saga y'amadarapo yamanitswe batabumva ko harimo ikibazo wowe wumva kirimo
harimo ikibazo cyo kubikora batabanje gutekereza inshuro nyinshi ibyo bagiye gukora imbere ya kamera. Yes, bashobora kubona nabyo bari bagamije, bara pastor ashobora kubona nabyo bari bagamije, ariko mu gihe kizaza bazajya bishyurwa amafaranga bakora ibintu nkabira kugira ngo noneho byamamare. Abantu babone ko ari ibintu bisanzwe, babone ko ari ibintu bisanzwe bazishyurwa, ariko bashobora kuba barabikoze nyine nk'ubuhanuzi ku giti cyabo, kuko Pastor Claude uko tumuzi ntabwo yajya mu bintu by'ubutinganyi, ni umupasiteri wakoze divorce kandi ushaka umudamu, ntabwo yajya muri ibyo. Cyari igikorwa cy'ubuhanuzi, ariko ereri bakoze nuko babikoze muri saga y'ubutinganyi, bita bifata indi saga nyine yindi. Fabri, umugabo yakwambika impeta ukabyemera? Ntabwo yanyambika, cyo kora wundi umuhanuzi yayinyambika nkabyemera, ariko umugabo ntiyayinyambika nkabyemera. Ase ubundi wamugabo n'umuhanuzi, uramugabo n'umuhanuzi ntago mbese. Umuntu ashaka kubikora wenda ari nk'ubuhanuzi, kandi nabwo tubize mu materaniro, mu nsengero materaniro cyane bibaho, bijya mu masengesho bijya bibaho, umuntu agakora impeta yakayikwambika. Hari n'abantu bari mu butayu ku musozi, ni inkuru nigeze kumva. Noneho bafata impeta z'ibyatsi barazibanga, basezeranya umukobwa n'umusore babambitse impeta z'ibyatsi ku musozi. Hanyuma umukobwa yigira mu bintu bye n'umusore yigira mu bintu bye. Noneho ikintu cyabayeho mu buryo bw'umwuka byase biba impact, byase byiyapurika mu isi y'umwuka, ko babanye. Wa mukobwa hagiye bakamubona nk'umudamu, abantu bose atufite umugabo mwasezeranye kandi mwe yaragiye ukwe. So bira bintu ushobora kubaho mu buhanuzi nibyo, ariko bifite intego bibaho rimwe na rimwe. Ariko ngenda imenyera mu nsengero materaniro, hari ukuntu bashaka no kwambika, no kubwira ati tambuka nk'umugeni uri umukobwa, akwambika kavara mu mutwe nk'ibikorwa by'ubuhanuzi nyine mu nsengero. Yes, ariko akantu bakoze nuko nyine babikoze muri saga y'ubutinganyi, bita bifata indi ntera, kandi amadarapo ari kuzamurwa, bisa nkaho wagira ngo bagiye no kubamamariza. Ni byiza cyane Fabri. Reka ikiganiro cyo ndi kubona kibuze kuba kirekire cyane, kuko ni byinshi cyane byo kuganiraho ndetse no kubwira abantu kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Reka tugusabanze dusengera Imana kugira ngo byose bize kugenda neza cyane. Data, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye imbabazi ndetse n'ubuntu bwawe waturemeye muri Kristo Yesu imirimo myiza. Turakwinze kugira ngo buri muntu wese ahari mu Rwanda, i Burundi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye agibweho n'ikimenyetso cyawe cy'amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu bihe bibi bikomeye turimo, dusabye imbaraga, dusabye uburinzi, dusabye kugira ngo uturwanirire Mwami, uturindishe umwuka wera n'umuriro. Abakurikira iki kiganiro waho umugisha kandi baze gucyungukiramo byinshi byubaka ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ni byiza cyane, tubashimire cyane mwese muri kumwe natwe muri iki kiganiro, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Fabri, ntambara y'umwuka simeze ite? Ntambara y'umwuka siyo twatimo turavuga se nyine. Nizo zose tuba turimo turavuga. Ariko Yesu yaratsinda, azahora atsinda. Yego. Nubwo ibyago n'amakuba by'abakiranutsi ari byinshi, turabona impfu z'aba haleluya n'abakundi bakoze Imana. Ibyago n'amakuba by'abakiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka abakiza muri byose. Tuzi ko n'abarimo barataha muri bino bihe, byanga bikunda ntabwo umuntu apfa. Yego. Ahubwo umuntu arimuka, yimukiraho kuba. Oya. Ntabwo umuntu apfa, hapfa amatungo, hapfa inkwavu, muri yapfa amahene, ariko abantu ntabwo tujya dupfa. Kuko Yesu mu bitangaza yagiye ajya gukora by'abantu bapfuye, yagiye abwira intumbi ati mukanguke. Yego. Hakanguka rero umuntu wari usinziriye. Twebwe turasinziriye. Abantu bapfuye ba Petero na ba Yohana babayeho mu munsi umwe. Twebwe niko tumara imyaka n'imyaka, bo babayeho mu munsi umwe. Uko umuntu aryama yananiwe agashituka mu gitondo bwake akajya akaryama iminota 2, nabo impanda iramutse ivuze uyu munsi bambera nk'abantu bapfuye ejo, bariho mu munsi umwe, barindiriye imeruka, bameze nk'abantu baba biryamiye gutyo biraho, bari mu munsi umwe, nta mezi nta myaka nk'ibyo twebwe turi hano mu isi. Abantu rero bajya bavuga ngo mpfuye bakishimiye ibintu by'impfu, na ba Petero na ba Mose
nta kintu bari gukora mu ijuru, barindiriye kugaruka kwa Kristo. Mpamvu tugomba gusenga. Sinjya nkunda abantu bakunda kwata ibintu by'imfu cyane, kuko nugukenyuka urapfa ufite imyaka 50 40 uje gukora iki mu ijuru, ko nabandi barindiriye imperuka wayirindiriye hano ku isi byuze kandi ugasaza ukarera abana bawe ukarihira abana ba mashuri ukagira gakondo yawe. Irya jana Yesu yavuze ngo mukiri mu isi muzabona ijana na 20 ufite ushaka gupfa urapfujya he? Ntarye biruraje niwemerera abadayimoni kugukenywa no kukwica, kuko n'abapfuye nabo bararindiriye, nta kintu bari gukora, bari mu ijuru rya gatatu. Nta kintu bari gukora. Petero ngo yitwe mu ijuru, umuntu wapfuye ajya mu ijuru rya gatatu. Roho z'abacyanutsi zirarindiriye, ziri mu cyumba cya gatatu, zirindiriye kugaruka kwa Kristo muzuko wa mbere cyangwa wa kabiri. Wenda reka nkubaze iki kintu, hirya no hino hari kugenda hagaragara impfu, wenda ibintu s'ubwa mbere ugiye kubivugaho, z'abantu bari gupfa bakenyutse, abagore babyaye bwa mbere bagahita bahura n'uburwayi guhera icyo gihe bakimara kubyara bagapfa, ndetse muri level zikomeye. Turi mu gihe abapfumu bari kujya ku mbuga nkoranyambaga bagakina amafilime ko ngo ubukwe bwapfuye none nabonye wazuye umuntu ngo bazu ibintu nk'ibyo. Umuntu wambaye ikoboyi. Imbaraga z'umwijima zabudikiye isi zirimo zirakora, myuka barungi, myuka barangi, imbaraga z'abaforomasi, myuka bareminata, imbaraga z'amahembe, iyo myuka yose y'abarozi turi mu gihe irimo irakora cyane cyane cyane. Kandi twari tuzi ko ibintu by'uburozi biri mu cyaro byari biri mu miji, biri Nyarugenge, biri Nyarutarama mu mazu y'abakire. Ibi bintu by'abarozi n'ahantu bitare, hariho imbaraga nyinshi z'umwijima zo zirakora cyane muri bino bihe. So rero ko abantu umuntu ngo yaryamye bucya yapfuye yajya bagukubita ihembe rikabarira kurangira. So rero urumva hari imbaraga z'umwijima, hari indwara z'ibyorezo, hariho ibihe birushya nyine nk'uko birivuga, ibihe by'imenuka, ariko kandi n'imbaraga z'umwijima zirimo zirakora cyane, kandi ibyinshi biri kwica abantu. Nose nibe barugwa kibaganga atarimo kubavura, bari kubura indwara. Iyo ugiye kwa muganga rero ukabura indwara, ati tubona nta ndwara ufite kandi wowe uremye, n'abadayimoni nyine, kuko imyuka miyo yinjiye mu mubiri w'umuntu itangira kumurya, kubera ko Imana ntabwo yateganyije ko abadayimoni bazatura mu mubiri w'umuntu. Iyo bageze mu mubiri w'umuntu uratangira kuvunagura ingingo zawe, kukubuza amahoro. Hari unasengeye kuri record mu kanya, afite ibintu bimutwika mu maso, bigatwika kandi bikaza nimugoroba gusara saa 12. Indi minsi akaba ameze neza. Ibyo yajya kwa muganga asaba akabibona, ntabwo babibona. Mugose umuganga gufata amaraso bakabona ibyo bintu bigutwika. Ibyo ni ibintu ni imyuka mibi, ibyo ngibyo ntabwo abaganga babivura. N'ibyo birimo kwica abantu. Muri make ibintu ese kubera iki wenda ku ruhande rumwe biza mu bihe buryo, ku buryo umuntu yumva ari gucika intege, umubiri ugatangira gucika intege, ajya kwa muganga akabura indwara, agakomeza akabura indwara umwaka. Uyu muntu kwatakwa, uravuze uti abadayimoni bajya batura muri w'umuntu, uyu muntu amahoro ntabwo kambisubiremo byumvikana. Ntabwo dayimoni tura mu mubiri w'umuntu ngo uwo muntu irimo agira amahoro, ntibishoboka, kuko Imana ntabwo yatembe ko dutugwamo n'abadayimoni. Ni umwuka wera na Yesu Kristo, ni ubutatu bwera cyangwa se ubutatu butagatifu ugomba gutura muri twe. Iyo hajemo umudayimoni cyangwa se umwuka mubi, wowe urabangamirwa, ukabwara umutwe ruhande rumwe, amaso, ingingo, munda adakira, imigongo idakira, ibintu nk'ibyo nyine, bagatangira kugira atake zikomeye ku mubiri wawe. Yes. Naho indwara maze iminsi ndwaye malaria, kwa muganga barayibonye, namwe na kwaritemu irakira, byo ni bisanzwe. Ariko dayimoni yageze mu mubiri w'umuntu, bayiha ikinini ikakinestraliza, bagutera urushinge ikarugira expired, ikagira ngo buri kintu cyose baguha abadayimoni batabakica, bakuramo bwa buzima bwari kugukiza, bahita baburangiza. Umuntu agahora yirukanga kwa muganga. Yes, nibyo.
ewe data we ariko uravuze ati ibintu bituruka ku myuka biterwa biri guturuka ku mbaraga satani ari kugenda yoherezamo abantu erega biravuga ngo minsi meruka ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakama abantu bagwije ubugome kandi bakugwiza ubugome akajya mu bapfumu nanga kuri YouTube d'amour kuri YouTube hari abamama baza gutagwanya ngo unavuga utumwa nabwiza butumwa bajya mu bapfumu oya ndabazi benshi bajya mu bapfumu kandi arabavuga butumwa no kuri za YouTube urumva arabavuga butumwe ngo batwika ngo bavuga ubutumwa ariko bakajya mu bapfumu kwivuza se ariko nese ubu wakemera so kujya kwivuza hari n'igihe urabizi urabona ko hariho ibintu by'ingo zihano hanze ubwumvikane bw'ingo urabakora amadivorce ari menshi hari umugabo n'umugore bagirana akabazo urumva cyangwa se yabari umugore yabari muri Amerika cyangwa se umugabo ari muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu ndari mu Rwanda cyangwa ari Burundi batari kumwe wenda umugabo akaba ari bize mu kazi runaka umugore satana akamubwira ati mugabo bura yaragucize byararangiye yabonye abagore yabonye abagore wa mugore ntanasenge akatajya mu bapfumu kandi yigwa kuri YouTube ngo muvuga butumwa turabazi bajya mu bapfumu aravuga butumwa no kuri za YouTube bigwa bavuga ngo nakoze Imana bajya mu bapfumu bajya kuraguriza abagabo babo bajya kuraguriza abagore babo bana babo ibintu nk'ibi ese umuntu yakuraguriza ngo umukunde bigakunda bihuzwa n'ikizi kare murakinisha imbaraga z'umwijima bagushyiramo dayimoni imugukundisha cyane ukanamurongora nese uburongoye dayimoni muri maze ubwo ni uburyamenye nawe bamushyiramo dayimoni ikamugukundisha wowe bibaho cyane umuntu akagutwaza igituka mukunda ku ngufu uwo mwaye mukundanye kandi wari uwawe bakamusiga icyangiro myuka y'icyangiro ukumva uramwanza gukunza bidafite umumaro bijya bibaho rwose ushobora no gusohokana n'umuntu mukajya ahantu bakagutwara umugore wawe bakoresha imyuka mibi mwasohokanye mwagiye ahantu ibyo ni ntago ibintu turi kuvuga ni ibintu twagiye tubona ingiro zirahari bakamutwara pe banyuze bashobora no kunyura mu mafaranga bashobora no kunyura mu musatsi bashobora no kunyura mu myenda bashobora no kunyura ahantu yakanagiye aho yihagaritse aho yaciye urudodo rwawe wajya kudodesha buri kintu cyose bakinyuramo bakagitwara mu mapfumu ifoto mfite abantu batajya bashyira amafoto ya kuri profile ngo bahita bagira atake z'abadayimoni ibyo bihore kuri WhatsApp yakora ifoto yawe nasangiye umuntu dayimoni avuga ati twakuye ifoto ye kuri internet kuri za Instagram twakuye ifoto ye niyo twamurugiye so rero ibyo birashoboka cyane iyo udafite uburinzi n'imbaraga muri bikurinze ushaka ushiduka hari atake za dayimoni hari umuntu wakugiriye ariko umunyembaraga azangirire yo tuzahangana Fabrice wenda reka ibi niyo babigiriye tubona abapfumu benshi baje kuri za social media bakiyamamaza twebwe dukora ibi tuzura abantu bamaze kuba benshi nabyo bakora nyine ari nabo najyaga nakiraga hano kuri zicana ariko nabyo bakora nyine bashaka kuzamuka nyine ngo bamenyekane bashaka babikora genda bashaka kuzamuka ngo abadiaspora kubera ko iri i Burayi rero Fabrice babikora ari umuntu yigira i Burayi damuru ibintu byose muka byinjiye magenda hazamo ibindi bintu hari umuntu yigira i Burayi agasiga imiryango hano mu Rwanda ugasanga abo mu Rwanda bamugiriye ishyari yarakize asigari i Burayi atuye muri Amerika ari muri Canada araha bakabohereza ibintu by'imyuka mibi abapfuro babimenye ko nibundi abantu bari hanze na amahoro bafite bitewe n'ibihugu byabo ubwabyo nabo barimo hari n'ibihugu birimo imbaraga z'umwijima barabimenye rero baravuga ati rero tugomba gushaka uburyo twabarya amafaranga tukoresheje ibintu barakora ibintu nyine bisa nkaho reka kwamamaza byafashe indi ntera urebye no ku mateleviziyo ibiganiro binyura byo kwamamaza baranze bagakina bya filime bisa nk'ibirimo kuzimiza cya kintu barimo kwamamaza ukabona batamamaza ikindi kintu babanje gukina akantu kameze nka theater no sapfumu no batazi ubwenge barakina akantu ka filime bafate umugore umugabo bamushyire hejuru undi barangiza babambika imyenda hejuru bamuri busa bashyire hanze ku karubanda bashyire gishuka bajye bazamura ngo yanze kuvamo bategura n'abantu hirya no hino bakomera ati tumufasha arimo gusa urasamba marasambanira mu rubaraza
bakina ibintu ngo yumiye mu gitoki ngo yagiye hejuru mu giti byagiye kuba bibaho Fabrice ntuze kuvuga ko biriya bitabaho bihenga abapfumu abanyamakuru bari kwita biba barenze 3 4 5 mwagiye mukizwa ibyo biba hari abanyamakuru 4 5 ibyo biraba mukahita mwareka ngo nimero ya muganga hejuru ngo hamagara muganga hejuru ari inkuru yabaye ari saga yabaye izo nimero za muganga murazandikira iki hejuru ikiganiro ko mwamwishiwe ko mugomba kwandika nimero za muganga hejuru kugira ngo abantu babone ko ari imbaraga yakoresheje urumva hanyuma muhamagara mujye Fabrice oya ntukavuge ko ibyo bintu biba bitabaho ariko ibyo bintu barabikora n'izo mbaraga zirakora toza ubwenge hariho abapfumu byo turabizi ko ari abapfumu bafite n'imbaraga koko bakora nazo z'abakurambere z'imyuka yabo imiryango yabo ariko abenshi abo kuri YouTube babatubura bababeshya yango Salongo guteza inzuki nese baki ngo Salongo guteza inzuki one inzuki naho zitagera yazaburyame inzuki zikagusanga Nyagata ngo inzuki aguteza inzuki uravuga ni inzuki Bibiliya iravuga ngo nzohereza amavubi ngo akujya imbere azirukana ababisha bawe arizo ari inzuki n'amavubi igikaze n'igi byose ni kimwe inzuki zabo se ko nabonye zitaryana ziraryana kandi zafashe igisambo nazo ko ntiba zazimfata ngewe zikohereza ariko wenda reka tuvuga kuri aka kantu gatoya wenda ni ibijyanye byose ni ibyo wenda niba ari iby'abapfumu nibyo turi kuma turavuga wenda niba ari iby'abapfumu bakora kugira ngo bashitura abantu barya amafaranga yabo cyangwa se nibiza imbaraga koko zitabaho ubwo ndibuze no kugaruka ku kiganiro nabonye Apotre Yongo yakoze avuga ati nibi kandi abantu wenda baravuze ati uriya mupfumu mwihore kuko bamwe na bamwe yabo bamwamamaza cyangwa se mwere kumusenyera business ze kuko afite ibyangombwa bimwemerera ari bivuga Korode avuga ati afite ibyangombwa bimwemerera gukora akazi ke mu musenye none se sibyo nyine sibyo nta mpamvu zo kumuvugira mu musenyera iki nyine reka mvuga iki bibaza ko nge ndeba Apotre Yongo cyangwa nde nyine mu musenyera iki afite ibyangombwa bye afite ibyangombwa bimwemerera gukora wari urimo urambwira ngo ibi bintu byose abantu bakora cyangwa se ibintu bigaragara kuri social media by'abapfumu ngo bafatanye ibitsina byagenze gutya hari n'uwo nabonye wazuye umuntu ariko video munyita yayireba se ndayireba ndaza kwikwereka bazuye umuntu wambaye akazi kenshi kandi gakomeye gukora ibyo by'abazuye abantu se wenda ku ruhande rumwe ese izi mbaraga koko ziba zigaragara ntabwo zikora ibyo zikora nose ko nabo hose mwajya musubira mukajya gufata ubuhamya bwabo byakoreye simufite za kamera nyine ntabwo bikora nkaho nyine ubizi uzi se ndaraguza ngewe ndaterekera ndaraguza uzi igihari birakora ubuhamya buriye ko bikora cyokora mugani birakora ko mbona mwanikaho n'imirongo z'abaganga hejuru se imere ya muganga amagara muganga izina babise noneho ngo nabaganga amagara muganga ese wenda uravuga ati bikora simbabushije dani bikore mwoka byaranye simbabuje nibikore umunyapfumu baraguteye ubwoba umunyambuzi baraguteye ubwoba cyane oya nta mpamvu yo kubavuga uzayeba n'uzayibera ku miryango yanjye mvukamo cyangwa nyakanyoberaho ubu azaba ahuye n'ibibazo cyangwa se nkasanga ibintu bye biri mu muntu ndi gusengera aho rwose aho ishati zayikuramo naho ibindi Bibiliya ni nini nta mpamvu yo kujya impaka udafite icyahomba niko umuhanga yavuze ati ntukajye impaka udafite icyahomba nta mpamvu n'imwe uzayoba n'uzayobera mu muryango wanjye uzayoba n'uzanyoberaho ubu n'uzajya gute wowe niba ushaka saga y'abapfumu runaka bo bose baze kuvuga uzabatume nongize ubambazeho njye ibyo bazamvugaho nibyo nzaza mbatakireho mbasesengureho yes umuhanga
baguteye ubwo muzakine n'amazi muri rurotse ese ku ruhande rumwe amazi wakina nayo ariko umuriro ntabwo wakina nawo ntabwo wakina nayo hari ibintu byinshi Apotre Yongwe yagiye avuga ndetse na Claude reka wenda mbikubazeho kugira ngo tuze kubiviraho rimwe kuba umuntu umwe pasiteri yashyigikira umupfumu undi akamurwanya urabazi bose muraziranye bagiye bakuvugaho mu buryo bugiye butandukanye Yongwe yigeze avuga ati nge ntago nahura na Salongo atazaniga nkuko yabigenje gutya kuri Fabrice avuga ati sinajya guhura nawe Claude nawe mwarahuye asundi ni buri wese uhura n'umupfumu ntabwo ari buri wese ni umuntu ufite power umuntu ufite power niwe utera ubwoba abapfumu umuntu ufite power niwe utera ubwoba abapfumu ntabwo ari wese utera uretse ko biba biganiro byayo ngo ngiye nubwo nanabishyigikira gute niko wenda yaza kuvuga ngo niyunze na Salongo ngiye sinabishyigikira gute satubwiye ko akora deliverance se yego ariko umuntu kwa deliverance adamura bari busy oya ntabwo umuntu yaza gukora ikiganiro ejo uze kugisesengura aza gukora ikiganiro ejo uvuge Bowaze ngo wa musore mugufi wakoze ubukwe sagaye niza ngo uze uvuge Claude nahanura ku rukiko uze ucana umuriro umuntu ukora deliverance ntabwo yabona uwo mwanya muri make ubushatse kuvuga ko Yongwe nta mbaraga agira bari ukwitwikira si ibyo nshatse kuvuga ko nibyo ushatse kuvuga wese agira imbaraga ariko ikintu bita deliverance ni ikintu cyo gusengera abantu abantu bakora deliverance mu gihugu turabazi abyumvishe abantu bakora deliverance turabazi mu gihugu ushaka kuba warakoreshejwe ibitangaza n'ibyo warakoreshejwe izo za deliverance n'ibyo ahashize ariko uyu munsi igihe cyaragushize bikaba bitari gukura izi mpano z'umwuka ari zijyanye mu bintu bya business no muri nuza yawe nufata umwanya gusenga birigendera inyenyeri irigenda inyenyeri irigenda ugasigara uri vide cyo ni ibintu twabonye yagenda ubushaka kuvuga ko Yongwe se byaragiye nose ubundi Yongwe ababwira ko arimo umurimo w'Imana ababwira ko azatangira umurimo w'Imana 2024 yavuze ngo mumwitege 2024 kangahe na kane bari mu mwitega ibyo arimo ni ibiki kanavuga ko ari umukozi ari umurimo w'Imana Yongwe gusenya abapfumu gusenya buriya Mutabazi ndamukunda cyane Mutabazi akubwira ati ngewe mfite ndi umwigisha wa mbere ku isi mfite impano yo kujya gute yo kwigisha terebye Mutabazi afite impano yo kujya gute yo kwigisha warabyemera ntumujyane mu bya deliverance n'umujyane mu byo by'ibitangaza by'ubuhanuzi hoya ntabyemera avuga ati nge ndi iki ndi umwigisha Apotre Yongwe afite impano yo kwigisha no guhugura nizo mpano mubonamo ibindi byose nizo mpano nose nimwigwa kurara rume nafite cyuma cy'amasengesho nose deliverance wari wabona yikora ako deliverance urayizi damu ubundi deliverance urayizi deliverance urayizi nta muntu ukora deliverance umuntu ukora deliverance ubusa ni kanga wigumamagara ngo dukore ikiganiro ati ndi mwivuga butumwa hanze za Uganda nagiye za Butare ndi za Ngororero ndi hehe havuga ati rindira nzaboneka umuntu ukora deliverance abantu bakora deliverance muri icyo gihugu ubona mu biganiro n'ibandi ikintu bita deliverance ni impano habwe kurwanya imbaraga za Satani n'imbaraga z'abadayimoni kandi umuntu awe byongeye ufite televiziyo nitubone deliverance iguca kuri televiziyo shamwagiye mureka koko impano ya deliverance ufite televiziyo nta muntu turabona nko muri gusenga turabona abantu bafite impano zo kwigisha no guhugura bakabakora bakoreshwa ibitangaza ntabyo najyemo n'abantu benshi Apotre Yongwe yasengeye benshi muri za bibiri avuga ati Fabrice nkunda kurikira YouTube ati niba ari umuntu wakozwe ibitangaza muri iki gihugu na Apotre Yongwe hari nabo nagiye nabona nkabasengera ibi yajya asengera ibifu bigakira ibiki ibyo simbi bakanyije ariko ubwo tujye tuvugisha ukuri uyu munsi ntabyo tujye tuvugisha ukuri nk'abarokore uyu munsi ntabyo rwose Yongwe yabaye nkayantuza oya wivuga ngo yabaye ntacyo yabaye afite impano yo kwigisha no guhugura nkamukundira ko mwakabyara nindi na uranza muhani yeto ankuyitira ikintu bita bapfumu
andwanyiriza imbaraga za gipfumu ariko rero nubwo abivuga ntabwo bari mu murimo w'Imana tujye tuvugisha ukuri ngo deliverance usengera abantu ntabyo aravuga uti mpamagara niba ufite ikigabo cyakwanze ikigabo cyawe cyagenze gutya mpamagara kize kiprogram ryayo none se kisi ikiganiro aba byakunze nibandike muri commentaire aba yasengeye abadayimoni bakabavugiramo niba byandike muri commentaire aba yakora deliverance nabyandika muri no minsi muri ibi nigiye mwamuboneye kuri social media niba byandike hano hasi abo yaba yarahuje umugore n'umugabo byaranze byandike hasi agasega bigakunda tuzakore ikiganiro kiri live abantu bandika banavuga hanyuma byandike hasi erega biravuga ngo bamwe yabahaye kuba intumwa abandi kuba bahanuza abandi kuba bavuga butumwa abandi gukora ibitangaza abandi ni intumwa ndabyemera simbihakanyisha ni umwigisha ni n'umuhuguza arahugura kandi ikintu nkunda apotre yo uwo mugabo uri inyuma yawe umubajije yakubwira ko kuva kera inanyamuga tuzajya ukurikira apotre yo yagufasha mu buryo bw'ivuga butumwa rya confidence nawe umuga tuzajya umukurikira nta kiganiro na kimwe cya apotre yo ngo nakurikira ariko ngewe ukuntu nteye mfite umwuka w'uburundozi muri njye nakubwira ngo ukora muri no mpano kandi nakubera nta mpamvu yo kwiga unarakazwa n'ubusa nakubwira ati wowe ntabwo uri umuhanuzi ukora muri Imana uvuga ubutumwa gusa nkabikubwira uretse ko ari umuntu avuga ibintu abantu bakarakara ariko niko kuri bafite impano zo kwigisha no guhugura nta mpano z'ibitangaza bafite Claude afite iyihe Claude afite impano yo kuvuga ubutumwa kubwiriza gusa yamamaza Salongo amuburane ibyo ni wowe bivuze afite impano yo kuvuga butumwa buri muntu wese nakubwira impano akoreramo tuke tugakwiga tubeshya abantu kuri za YouTube ngo dukora ama deliverance ngo twirukana abadayimoni hari ijambo igeze kuvuga ku mpanuro ku Mpemburo TV ngo nyago sinsengera abantu ngo baruke mu rusengero ibyo byabase nta deliverance ufite muri wonyine byabo nta mbaraga ufite deliverance ikintu icyari cyo kandi iyo turebye ivuga butumwa tureba international tureba hirya no hino ku isi ntabwo tureba byo mu Rwanda gusa ikintu bita deliverance d'amour ushaka gusengera umuntu baramurozi ibintu by'ibirozi akabiruka sibyo yabirutse arabohoka umukobwa witwa Marina twakoreye ikiganiro ejo bundi njya twakoreye ikiganiro nawe waradukoresheje yego baramuroza inzoka aramenyekana kuri za YouTube musengera yarutse ibintu mu rusengero rwose ruranuka niho bitangira ubuhamya namusengera ruka ibintu mu rusengero ruranuka igikanu cye cyarakebanye arakizunguza biremera aratambuka biremera umuntu aje bagize gute bateretse abanyiza ngo sinsengera umuntu ngaruke mu rusengero nuko nta mbaraga za deliverance ufite kuko umwuka w'Imana ubohora yageze kuri wowe akubohora bijyanye n'ukuboshye niba hari ibintu wariye bihumanye arabikurutsa bisohoke muri wowe zikwaye n'abaruka amaraso umuntu wagiye kuzimu bakamuha ibintu by'amaraso wakwanye n'amase uja kumusengera karuka amaraso yose bamugaburiye hari umukobwa twasengeye ku rusengero nabyibuka mw'izindiro bamurogiye mu mata muri za 90 ariko tumusengeye aruka ishabwe rimaze imyaka 10 arariruka mu rusengero yewe data we hanyuma ngo sinsengera ngo aruke mu rusengero nuko utazi ya deliverance nyine ntabyuzi nta nubwo bishoboka ko byabaho iyo usengeye umuntu hari umuntu abadayimoni asakuza bakagenda hari n'usengera akumva impinduka muri we gusa nibigo banasakuza hari usengera Imana akavuga ati ndakubohoye hari usengera akaruka amarozi yariye imyaka ishize abantu barota barimo kugabura inyama mu nzozi ushaka kumusengera akaziruka kuko ni ibintu mwisi umwuka yariye no mu mwuka iyo umusengeye aruka bya bintu nashaka kuruka ibyo yariye mu zo musanzwe ntabwo yaruka umuceri cyangwa akawunga ahubwo umwuka baragenda akamuhanduramo bya bintu ageze gute bamugabure mwisi umwuka warangiza ngo nge sinsengera abantu ngo baruke ubu ushatse gusenya abantu bakora deliverance ushaka kwerekana karokorera iki deliverance uvuze iryo jambo rero iryo jambo nanaryo nkavuga ati nta mpano yo kubohora abantu ufite ntayo sengera ngo baruke mu rusengero insengero zikomeye hirya no hino ku isi kwa batibi Joshua twabonaga abantu baruka n'amaraso
kwa ba Beni hino bigo bavuga kwa power deliverance imbaraga zibohora yewe data we diamond zirabwejagura se mvuga iki hari no nasengeye noneho kuri video call gutya arambwe yatereka manenge kuri toilette ndahagarara da isengesho ndari kuba aragenda radiyara gwaradiyare kandi bibara yivuga gutya ndamusege fata kunda yawe we muntu ni mwizina ry'Yesu ibintu byose yabiri mu nda yawe ahita afatwa na dera ajya kudiyara telefone ayisigaho nanjye ndahanga ndindira akajya kudiyara umwuka w'Imana amubohora muri ubwo buryo nese ubwo Imana igiye amubohoye Yesu amubohora muri ubwo buryo imbaraga z'Imana zibohora abantu mu buryo bugiye butandukanye ntushobora kubaka deliverance wumve ko uzayibakira mu murongo y'inu kuko ntabwo ari wowe ubohora Imana ibohora umuntu ishaka uko bijyanye nuko ishaka kumubohora nuko aboshye sibyo yego hari igihe usengera umusazi mu mazuru y'agapfufunukamo ibintu bimeze nk'urufu wabyumvishe hagapfufunukamo ibintu bimeze nk'urufuro bifashe bimeze nk'amata ikivuguto bigapfufunuka amazuru biba byaragiye bigapfuka ku mutwe no ku bwonko bwe bikamuhindura umusazi wageza ngo sinsenganga abantu ngo bigende gucana ibintu bita deliverance ubundi murabizi ni imbaraga z'Imana zibohora umuntu bijyanye n'uko aboshye so nushobora kubaka deliverance mu murongo uyu usinzasengera ngo abantu nose ni wo bohora se Imana izabohora abantu bijyanye n'uko ishaka kubabohora we cyawe n'ugusenga ibiraza kwa mu rusengero ntabwo bikureba wishaka kubyubaka ariko udasengera abantu ngo baruke mu rusengero yes mpita mbona ko atari ibintu byawe vuga ubutumwa wegisha wigendere ibindi byo nabyo umwuka w'Imana ubohora abantu ababohora uko ashaka yes bose we mwibukiye imbehe nyibukirane pote oya nge navuze hari abantu baza kurisha social media bavuga ko wakora ibitangaza n'iki kandi akaruzi uko abantu mu Rwanda buriya nta mu Rwanda nta n'abantu bafite impano z'ibitangaza cyetse wo nanjye ntayo mfite oyagenda abenshi bafite impano zo impano zo kubohora wabyumvishe kuko Bibiliya igaragaza impano ebyiri bafite impano zo kwirukana abadayimoni nta mpano y'ibitangaza abenshi bafite mu Rwanda nabo bafite impano ariko impano y'ibitangaza urayizi impano y'ibitangaza no kugera ahantu mu kero ugahita uharima inzira oya ntago ari ibyo impano y'ibitangaza niyo umuntu yaravutse yarahinamiranye ameze gutya umuntu wahaye impano y'ibitangaza ntago bimusaba iminota ni iminota 5 yonyine kuba umuntu yamusengera akahita akira umuntu wahaye impano y'ibitangaza niba ari ikiragi aragihamagara mu izina kikatangira kuvuga niba ari impumyi guhumuka ntago bigize mu minota 3 umuntu wahaye impano y'iki ariko twebwe dutangira kwirukana iki dayimoni uteza ubuhumyi n'uwo umuntu wirukana dayimoni uteza ubuhumyi ukaba umuntu wirukana dayimoni yica amatwi ukaba wirukana dayimoni uteza ubumuga uzamenye ko umuntu afite impano yo kwirukana abadayimoni no kubohora iyi bitangaza irihariye my friend ibitangaza irihariye hano y'ibitangaza wavuga ibitangaza impano y'ibitangaza ndakora ibitangaza impano zambare mu Rwanda zari umuntu ufite impano y'ibitangaza abantu bamurebe impano y'ibitangaza Satana zazimo seko Satana ari kuzibaha impano y'ibitangaza oya ntabyo kuvanga ibinyoma biseriye ngenda avuga ibintu abantu bavuga bande urana banze guhingero se bizime guhingero rwose biragoye cyane kugira ngo tuzamenye n'abantu bakoresha gasenga abantu bagakira ngenda kubaza iki kibazo abantu bavuga ko ukoresha imbaraga z'abarangi n'izo ukuri kuzima kugira ngo nunguke iki bamiki nunguke iki mu miki kunguka iki nta umuntu ahubwo wungukiraye niwe nshaka kukubaza umuntu nasengeye ntumubwira ngo banduza n'amafaranga ya nayo abyandike muri commentaire maze igihe kinini mwivuga buto ariko se nkuzanira abantu bageze nko muri 30 batonga umurongo hano inyuma
Satani se hari icyo atakiza? Satani hari icyo atakiza? Niba yagikiza ni mu muyoboka afite imbaraga. Satani se ko yaje kwica no kurimbura arakiza. Oya Fabri, oya. Satani yaje kwica. Aza kwiba. Satani nta ndwara Satani akiza. Zihese. Oya. Yagukijije yihe? Oya. Kuko nuko nawe yanteje. Hari umuryango yanyayikijije. Uzi. Satani atiza indwara. Ariko akanazikiza. Ubu ngubu naguhingero. Ubu hari uzi umuryango w'Imana yakijije. Ariko nabuze abo Satani agize gutakijije. Uretse abantu bose bakora Imana mu bushobozi n'imbaraga babatwerera Satani. Oya. Kubera iki abantu bakoreshwa twebwe turwanya abadayimoni kandi abadayimoni bakorera mu nawe ushobora kuburi muri abo bantu bagira bati bafite imbaraga bavanye kuzimu nose kuzimu ndahazi kuzimu ndahazi buri natangira mu cyemanga ese ku ruhande rumwe wemera ko abantu bakoreshwa ibitangaza cyangwa se babohora abantu ariko bakababohora imbaraga n'ubundi arumva ngo bahawe impeta ngo bahawe tumuswari bakore nyine banzo nyumve abo bantu barange njya mbyigisha rwose barahari byigisha barahari bafite ibintu bacishije bakoreraho ariko uburyo umwuka w'Imana abohora bitandukanye n'uburyo Satani abohora byanga bikunda original na pirate. Okay, sasa rero wowe tubwire buryo ki tuzajya tumenya ngo ibi ni oji ni bya Yesu Kristo ibi ni bya pirate uko urabizi. None se wowe Adamu ndarwaye meze nabi nakubonye uvuga ngo ijambo ry'Imana guhamagaye urumva hari n'uwari rwose ejo bundi bambwiye kuri YouTube mbona nsanzwe namuzi n'umusaza mbona nsanzwe muzi umusaza koze Imana rwose umusaza mu rwame bw'Imana umudamu arwaza umwana mbwa ati wansege umwana wanjye ko nakubonye uvuze ijambo ry'Imana unashaka nimba ari inzoga yawe isiki wamusengeye ngo ayihe umwana ngo ayinywe ngo arakira nose ubwo wavuga ko umuntu akoresha imbaraga z'Imana umuntu urababaye waheze mu buri uhamagaye umuntu ati mbarunsenye umukozi w'Imana ngo nta n'ikintu tutaravugana ibintu bibiri cyane ushaka amafaranga 50 ni iby'ibi iyo ushaka amafaranga ibi nose ubwo umuntu avuga ko ari umukozi w'Imana ikiwe nuko abona amafaranga ntago ababajwe nuko umuntu abohoka cyangwa akira nose ubwo umuntu wahita umukozi w'Imana ngizi zo mbuto rero muzamenya imbuto zabo benshi turabona hano kuri kamera twumva bavuga ko ibintu bakorera abantu nyuma ya kamera biteye isoni ngenza guhamagara utazi ko ngewe ndinge weshi nirime ubwane Fabrice ihembe riramfashe ndwana umbwira ngo wereza kibiri amajwi yawe mitenye naga kuri YouTube ijwi ryawe ndarizi uzakoresha undi muntu muri kumwe abo bizikwe rigiye kuzabikora uzajye ubikora benshi hari umuntu yanyandikiye ayurije kuri WhatsApp hano mu Rwanda arambwira ati Fabri ngiye narose umuntu witwa Fabrice ariko mbwira ati ngo ngende ku musingi wo gusengera wenda azana ko nkurikira noneho ngo ajya kuri YouTube gusacinga umuntu witwa Fabrice abona ngo ningi yabonye hehe mu nzozi arambwira ati nta kintu cyangwa gusengera ndashaka gukizwa byo nyine mita ndi coding record arambwira ni mwigisha na recording iminota 8 ndamubwira ati mwigisha icyo bita agakiza n'iki naye ndamwatuza agakiza ndamubwira ni umunyamahirwe kuba Imana yakuyoboye kuri nge niba uzi ko nkubeshya abantu bose bana kuri YouTube bahamagara ubandikire nk'ibi ngibi wanyandikiye uragusubiza ngenda kugurira banyandikira ijambo nk'iri wanyandikiye uragusubiza ngenda kugurira ninde bakwandikira bashaka gukizwa bakamusubiza gukizwa sari mitu aho ngaho gukizwa amafaranga aho ngaho bizaba ko ari amaturu yo gukora amafaranga ndaje uzandikira umukozi wavuga ati ndashaka gukizwa nagusubiza uzaza nzakugurira fanta ntago yagusubiza ntago njye unyandikiye gutya ahubwo n'uwari urwenda mareka kuko yasaba agiye kunguka undi muntu ariko saba bitaye ku bantu ngo barakizwa twagiye abantu banyandikira ari abakristo basengera bafite ibibazo ariko umusiramu yamamagara havuga ati mwicare hasi kamande kuri wa musiramu kubera iki taramenya Yesu nziko yes nibwo butumwa twahawe damu ibitangaza byose bigomba guherekezwa no kwihana ibyaha wabyumvishe yego ko umubatizo wo kwihana ibyaha no ko bari gwiki ibyaha
ibyo nibyo bibanza inyuma agakurikira ibimenyetso ntabwo hanze ibitangaza bakurikiraho kwihana ibyaha harabanza kumenya Yesu ninde. Hari n'umumagara unashaka gusengera umuntu aramenya na Yesu nk'abati warabanza kwiga igice aho banza kwiga umubatizo umenye Yesu bari we tugusengera ibindi ariko bano batipe bo ni ibiraka yumvise ikiraka itarimo rya yabagushaka hiki atari migiye kane cyarya yabagushaka hiki cyangwa ni cyuri hano mwana nimero 079 zizaye mutene zije ejo nzerereza ku kanya aragufasha se swara umuntu wamagara mbwa ati Fabrice nakoresheje nimero yo mu Rwanda nakoresheje nimero yo mu Rwanda kugira ngo ndebe kumfata atari ko ngiye ndi hanze ahita nyandikira nimero yo hanze abantu bose bo mu Rwanda nagiye ngerageza kubandikira nimero yo mu Rwanda banze kumfata nkatamenya ko atari abakozi b'Imana banze kunsubiza ariko mwandiki uri muri Canada ako kanya muri Amerika yewe data we ahubwo nuramwandiki ati Yesu ashimwe araraguhamagara buke hari uwamagara mbwa ati nanike umukozi w'Imana runaka atari kijo Yesu aramamagara bwanyereyeho ariko ibeshe mwanikize mu Rwanda ubwo butumwa ngizizo mbuto rero muri nizo mbuto naho tuzajya tubafati nizo mbuto nani zindi bwiza ngo hari izindi mbuto abesha ngo bakoreshwa ibitangaza bihe impano zo kwigisha no guhugura yego ufite impano bitangaza no gusengera abantu yabona umwanya abari biza abari mu bintu byinshi reka dusoze wenda byinshi tuzagenda tubigarukaho ariko ntago gisengera abantu bimeze bite ku ruhande rumwe wenda nacyo nshaka kugira ngo kubazeho aricyo dusorezaho kuva ryari kugeza ibi ntago amasengesho yo kuri YouTube ahubwo imituro njye kuri sosi y'ihene do Mazimisi ngwaye malaria Mazimisi ngwaye malaria yego nagiye kuvuga ubutumwa muri Uganda mvayo mitandwara malaria cyere gitaje mitandwara malaria n'umunano niki malaria irankubita koko ndimo ndakiruka malaria yes ngirango ibintu bimeze ntago bimeze fresh cyane ariko ikindi nandi bikoresho mfite bya live yego byaje binanje n'intege ukora amasengesho live kajya ku editing akanyuraho bitandukanye n'igihe wayakoreye binshi intege yego ariko Imana izacinzira zizana ibintu bikenewe tubona ibyuma bya live dukubita amasengesho live kugisha abantu live gutya ibintu bizagenda neza yego ni byiza abantu ubu ngubu nyawe ugiye gutangiza aka kanya mu kiganiro umushinga wo gura ibikoresho bya live indegera indege umutekano mu Rwanda rigaba ari fresh cyara twabonaga indege mu Rwanda tukiruka mu cyara ati intambara irabaye yego umushinga wo kugura ibikoresho bya live kuri Bohorwa TV kugira ngo bijye bifasha abantu benshi mu buryo bugiye butandukanye kubohoka abantu bakurikira amasengesho menshi abantu bagiye bakurikirana amasengesho bakabohoka turashaka ibintu bya live nabo baze bitange kugira ngo ibintu bigende neza cyane bafashe n'abandi batarabohoka kugira ngo bagende neza cyane sibyo Fabrice yes niko kuri abantu bose bagira umugisha kuri Fabrice abo wasengeye bagakira abaguteye inkunga mu gihe cyashize na n'ubu bongere kuri bikoresho bya live na nabyo ufite arabyongera ufite se ariko nzi ko ubifite bihagaze nk'amadolari nk'ibihumbi 3 cyangwa 4 amaye nkare ibihumbi 3 yaba ntago nta mafaranga menshi yese afite byose Fabrice amadolari ibihumbi 3 cyangwa 4 gutyo yese afite byose ngaho birashoboka cyane yego ibyo ngibyo nibisaba n'abantu benshi n'umuntu umwe ashobora kubiba mu butaka ariko ubutaka bwose ntago bwira kimwe hari ubutaka ushobora kubibamo ukeza yego wabiba mu butaka bumwe ukarumbya ibyo nibisaba abantu benshi ndabizi nibisaba abantu benshi umuntu umwe yabikora Imana yamukoresha bigakunda ibikoresho bya live ariko kandi bikagenda neza cyane bikagenda neza cyane rero kadushimira abantu bose nimero ya Fabrice tugiye kwibabwira kugira ngo abifuza kuba babana nawe kandi nabifuza gusengana nawe mu buryo bugiye butandukanye
nabo rwose ariko niba ari umuntu akomerekeje aba bapotere n'abaki bambabarire kuvuga ukuri byica umutumirano bazantumire ndanabakunda ndanabakurikira cyane ijana ku ijana ariko tujye tubwiza abantu kuri umuntu najya mu gihe cy'intege nkeya tujye tubyemera kandi umuntu yivugira ko azakoreshwa ibitangaza 2025 na 30 umuntu ngaro gukora iki sibyo twe kujya ari ibintu tuvuga ko yangura guseseza umuntu cyangwa se urimo kumusenya ako nagara kumusenya damuntu umuntu uvuga ko azakoreshwa ibitangaza 2030 wavuga ko mu myaka 5 iri agatanga hari cyo gukora nta bitangaza bihari muri iyo myaka tujye tuvuga ibintu abari mwibwiriza butumwa no kwiyubaka yes nimero ya Fabrice ni guteranya 250 7 8 2 3 9 9 4 5 6 ndayisubiramo guteranya 2 5 7 8 2 3 9 9 4 5 6 utayumvise yireba aho ngaho hejuru yanditseho Fabrice cyangwa se kuri Bohorwa TV cyangwa se ujye kuri Bohorwa TV by'umwihariko ukore subscribe kandi na nimero uri buze kuyibonaho kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Turabashimiye mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, amen.